Yes, reka tubasuze kandi twizere ko mumeze neza mwese mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha rero bikomeze bigende bibana namwe. Ndizera ko mwatangiye kugenda mubibona ku mashusho. Ni Clarisse Karasira, umudamu w'Imana n'igihugu. Kuri ubu ngubu rero akaba amaze amezi agera kuri anashinze urugo. Ni byinshi rero biri kugenda bigaragara mu rukundo rwe rero nayifasha bawe dejo, akaba ari byo tugiye kugenda tugarukaho. Ndakubwira ko rero Apotre Gitwaza yatanze ubuhanuzi bukomeye bureba buri muntu wese, akaba rero ari ibingibi tugiye kugarukaho muri iyi nkuru yacu. Ngusaba ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye ukore subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose tugenda tubagezaho. Reka rero duhere kuri iyi nkuru ya Clarisse Karasira, umuhanzikazi umaze kwigarura imitima ya benshi, umuhanzikazi wagiye wegukana ibihembo bitandukanye ndetse agakundwa n'abantu mu mpande z'isi batandukanye bitewe n'ibikorwa yagiye akora. Kuri ubu ngubu rero amaze amezi agera kuri 4 asezeranye n'umugabo we kubana karamata, ndetse byagiye bigaragara ko urugo rwabo ndetse n'urukundo rwabo ari umunyenga w'ibyishimo ndetse n'umunezero, nk'uko rero bakunda kugenda babigaragaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Mu mezi rero hafi 4 bamaranye yabaye ibyishimo rero mu bigaragarira amaso, by'umwihariko rero ubu dore ko baherutse gukorana indirimbo bose baririmbyemo, ndetse na mbere y'uko rero iyi ndirimbo bisohoka uyu muhanzikazi yari yabanje gutera amatsiko abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ababwira ko bagomba kwitega ijwi ry'umugabo mu ndirimbo ye nshyashya. Mu butumwa rero uyu muhanzikazi yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2021 yabwiye umugabo we rero ko yirukanye umwijima mu buzima bw'akazana umucyo mu mutima we, ndetse ko inseko ye yifuza ko ikwiye guhora ikeye. Yagize ati, wirukanye umwijima, umucyo watashye mu mutima wanjye, uragahora uri umutijima, inseko yawe iragahora ikeye. Rero ni amagambo y'imitoma yuje urukundo ndetse n'ubunararibonye Clarisse Karasira amaze kubona mu rukundo ndetse no mu rugo rwayifasha bayo dejo. Rero kuri ubu ngubu bikaba bigaragara ko ari ibintu byiza ndetse n'intambwe ishimishije. Nkubitse ko rero umuririmbyi Clarisse Karasira yasezeranye kubana n'umukunzi wifasha bayo dejo ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2021, ariko ibi birori rero byitabiriwe n'abantu bake kubera icyorezo cya COVID-19 kibasiye isi muri rusange. Rero nkwibutse ko umuhanzikazi Liza Kamikazi niwe wabaye marene wa Clarisse Karasira ubwo yakoraga ubukwe. Gusezerana rero imbere y'Imana kwa Clarisse Karasira ndetse nayifasha bayo dejo byabereye rero mu mujyi wa Kigali mu rusengero rwa Christian Life Assembly ruherereye i Nyarutarama, nk'uko rero bigaragara mu mafoto ndetse n'andi mashusho bagerageje gushyira ku mbuga nkoranyambaga. Bigaragara ko ubukwe bwabo bwitabiriwe n'abantu bake, harimo rero Maria Yohana, Nyiranyamibwa Susana, Liza Kamikazi na Serge Gasore. Akaba rero ari abantu bazwi mu muziki ndetse no mu myidagaduro y'u Rwanda, nibo bitabiriye ubukwe bwa Clarisse Karasira ndetse nayifasha bayo dejo. Kuri ubu ngubu rero urugo rwabo bikaba bigaragara ko ari umunezero ndetse n'ibyishimo nyuma rero yuko babanye. Clarisse Karasira akaba amaze gusohora indirimbo zigera kuri 2, harimo imwe yakoranye n'umugabo we ifasha bayo dejo, indirimbo bise Ndagukunda, indirimbo yakunzwe n'abatari bake bitewe n'ubutumwa ndetse n'inganzo y'ubuhanga biri muri iyi ndirimbo. Mwabyumvishe rero kuri ubu ngubu urugo rwabo n'ibyishimo gusa ndetse ni n'umunyenga w'urukundo uri gukomeza kugenda wigaragaza. Reka rero tubifurize kurambana ndetse no gukomeza kwagura urukundo rwabo. Reka dukomereze rero iyi nkuru yacu kuri Apotre Gitwaza watanze ubuhanuzi bukomeye kuri Afrika, ndetse ni n'ubuhanuzi buri wese yagakwiye kumva, akumva uburyo uyu mukozi w'Imana cyangwa se iyi ntumwa y'Imana yatanze ubuhanuzi, ndetse akaba ni ibintu bitangaje yagiye avuga. Umuyobozi rero wa Zion Temple Celebration Center ku isi Apostle Dr Gitwaza Paul yongeye rero guhanurira Afrika ibintu bitandukanye, birimo kugiye kuba igihugu kimwe kizaba gikomeye. Icyo gihugu rero kikazaba gikoresha igiswahili nk'ururimi ruzajya rukora ahantu henshi. Ibi rero
yabihanuye ubwo yasozaga igiterane cyitwa Afrika ahaguruka ku nshuro yacyo ya 22 cyabaye rero cyabaye kuva ku itariki 11 gisozwa ku itariki ya 18 Nyakanga umwaka wa 2021 cyakozwe rero binyuzwe ku buryo bw'ikoranabuhanga bitewe n'imiterere y'icyorezo cya COVID-19 cyitabiriwe n'abantu rero bari hirya no hino ku isi batanze inyigisho n'ibiganiro bitandukanye. Ubwo rero cyasozwaga Apostolo Dr. Gitwaza yagejeje rero kubitabiriye ubuhanuzi kuri Afurika burimo ubuvuga ko igiye guhinduka igihugu kimwe cy'igihangange. Ati imyaka izagera ubwo Afurika itazaba yitwa Afurika ahubwo yitwa Leta Zunze Ubumwe za Afurika, aho izaba ari igihugu kimwe cyigenga. Muri ubu buhanuzi rero Dr. Paul Gitwaza akomeza avuga ko Afurika izaba ifite imijyi 5 ikomeye mu mpande zose z'uyu mugabane kandi ko ururimi ruzaba ruhatse izindi ari Igiswahili. Yagize ati ururimi rw'Igiswahili ruzamenyekana muri Afurika yose, tuzakoresha Igifaransa n'Icyongereza nk'indimi zisanzwe ariko ururimi rw'Abanyafurika ruzaba ari Igiswahili. Afurika rero nimara kuba igihugu kimwe izaba ifite imijyi 5 ikomeye kurusha iyindi, umwe uzaba uri mu majyaruguru, undi mu majyepfo, undi mu burasirazuba, undi mu burengerazuba kandi undi uzaba uri hagati muri Afurika. Yakomeje rero asaba Abanyafurika ko batangira kwiga Igiswahili kuko kigiye kuba ururimi rukomeye ruzaba ruhenze mu bihe biri imbere. Ati ururimi ruzaba rukomeye ni Igiswahili, nimutangire mukigishe n'abana babo kuko nirwo ruzakoreshwa. Abantu benshi rero bazatangira kukiga, mutangire kugenda mukimenya. Rero yakomeje akora cyangwa se avuga ubuhanuzi. Muri ubu buhanuzi rero Apostolo Gitwaza yavuze ko rero Afurika nimara kuba igihugu kimwe izagira n'umuyobozi umwe kandi azaba atinya Imana. Yagize ati perezida wa mbere wa Afurika yunze ubumwe azaba akijijwe atinya Imana kandi umunyabwenge bwinshi, azaba rero mu gihugu kivuga Icyongereza muri Afurika, birumvikana azaba azi n'Igiswahili. Ubuhanuzi rero bwa Apostolo Gitwaza buvuga ko Abanyafurika bose bazaba bahanze ndetse ko Afurika izaba yabaye igihugu cyiza cyane. Akaba rero yahamagariye abari hanze ya Afurika gutaha bagafatanya n'abandi. Yagize ati tugiye guhanurira Abanyafurika bose aho batataniye kugira ngo batangire bitegure kugaruka iwabo. Ndababwira uyu munsi abari muri Amerika, Australia, Ubushinwa, Canada, Ububiligi, Ubufaransa, Suwede n'ibindi bihugu ngo nimutahe muze mwubake iwanyu muhakomeze. Kuri ubu rero usanga Abanyafurika baba bahangayikishijwe no gushaka ubwenegihugu mu bihugu byo ku yindi migabane. Apostolo Gitwaza rero yavuze ko bizahinduka ahubwo Afurika ibe ariyo yifuzwa n'abantu benshi. Yagize ati igihe kizagera kwitwa umunyafurika bibe ari iby'agaciro kuko bazaba bafite Imana ndetse abantu bazabyifuza. Abanyafurika benshi rero n'abayobozi babo bazatinya Imana. Kugira ngo rero kugira pasiporo ya Afurika bizaba bisa n'ufite ibuye rya diyama. Ibi rero bizaba biteruwe no kubaha Imana izaba iri muri Afurika, izamure igitinyiro cyayo gihore cyangwa se gizamure n'Abanyafurika agaciro kabo kiyongere. Rero buno buhanuzi Apostolo Gitwaza yatanze ndetse kuri ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga abantu bakaba bakomeje kugenda babigarukaho. Reka rero ngushimire, ngusabe niba ari n'ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video kore subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana 5 kuri 5 muri gahunda zose tugenda tubagezaho z'amakuru abari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose, ndetse n'andi makuru ashyushye abari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe, tubifurije ishya n'ihirwe mu byo murimo byose. Niba ari ubwa mbere kora subscribe dukomeze tugende tubana.